kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye mu migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 25 Nyakanga umwaka wa 2025 kuwa gatanu iragira iti komatana n'Imana ibihe byose no mu bihe byose. Komatana n'Imana ibihe byose no mu bihe byose. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo y'151 mu ndirimbo zishimisha Imana igira iti Yesu arusha abandi bose kudukunda. Niturangiza asome ijambo ry'Imana.
Yesu arusha abandi bose bene data kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana, naho izindi nshuti zacu zaduhararuka zose. Yesu ntabwo ajya aduhararuka, ntabwo ajya aduhemukira, ntabwo ajya ahemukira abo akunda. Uyu muririmbyi asoza avuga ngo kandi ibyaha byacu byari bikabije, Yesu aterwa n'urukundo kudupfira, nibyo bituneshereza, nibyo biturinda ibibi, tukayoboka ya nzira igeriwe. Haleluya, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa ibice ni 14 murongo wa 6 tugeze kuri 11. Haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo agabira Kalebu mwene Yefuni i Heburoni. 6, abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugali. Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi y'i Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, jyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose, Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshyikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga kuko nari nzifite urya munsi Mose yanyohererejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabarukana, n'ubu niko ziri. None ume umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariyo imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hari umugani uvuga ngo urushize kera ruhinyuza intwari. Abisirayeli hano Imana yashatse kubasobanurira ko abinjira cyangwa abahisemo kwibanira n'Imana, ariko kandi Imana ikirukana abayigomekaho. Hano mu gitabo cya Yosuwa agerageza kuvuga ko Abisirayeli bajya i Kanani. Abisirayeli nyuma y'urupfu rwa Mose niwe Yosuwa niwe wari ushinzwe kujyana ubu bwoko bw'Imana no kubugeza i Kanani. Urugendo bava mu Egiputa bajya i Kanani bari bafite ibicantege byinshi, abacantege benshi babereka ko ntacyo bazageraho, ariko bitewe n'uko Yosuwa na Kalebu bari baratase igihugu, ntibyashobokaga ko ababaca intege bategwa cyangwa se bategwa amatwi, kuko igihugu bari bakizi neza, bari bagifitiye amakuru. Kuri uwo murongo wa 6 Kalebu haravuga ngo Kalebu mwene Yefune aramubaza ati ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho yewe nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana tukiri Kadeshi Baruneya.
icyo gihe nari maze imyaka 40 twari Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha cyangwa se baca intege abandi, bahisha imitima y'abantu ubwoba, babatera ubwoba. Jyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose, mu gihe aravuga ngo jyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Rero mwene data, mu gihe ugeze mu makuba ntukwiye kugamburura, ukwiye komatana n'Uwiteka, ntugashye ubwoba, kuko urugamba si urwawe n'urw'Uwiteka. Mu gitabo cy'Imigani ibice 24:10 haragira ati, nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Hari abantu bakunda guhinduka abandi bakabata ku rugamba, kandi urugamba rugiye kurangira. Ukwiye gukomera ugafatanya n'abandi mu rugamba kugeza rurangiye. Ukwiye gukomeza kubana n'abandi mu murimo kugeza intambara zirangiye. Ntukwiye guhunga ngo wumve ko guhunga aricyo gisubizo. Ugomba kuba intwari, ugomba kuba ikigwari. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, tugushimiye ko ari utanga imbaraga zo komatana nawe. Natwe ntituzasubira inyuma, ntituzabigwari. Twahisemo kugukurikira, mwana w'intama w'Imana, mu bihe byose, mu bihe byiza no mu bihe bibi. Turinde kuba ibirwari, turinde kugamburura mu makuba. Urakoze bakarama, kandi uko tumeze kudufasha tubashe gukomeza komatana nawe ibihe byose, twe kuzagira ikidutandukanya nawe. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo bisenze. Amen. Mwari kumwe nanone uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro tumeze kubana nawe mwese bene data, bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.